Ibyahishuwe, indunduro yabyo ikomeye iri bugufi. Igice cya mbere, indunduro ishimishije y'ibyahishuwe. Apokalipse ni iki? Ni iby'ukuri ko mu gitabo cya nyuma cya Bibiliya hari Magedoni ivugwaho kuba ari intambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Ibyahishuwe umutwe wa 16 umurongo wa 14 n'uwa 16. Ariko iyo ntambara ntaho izaba ihuriye n'irimbura ry'ibitwaro bya kirimbuzi. Irimbuka nk'iryo ryaba ari ugutsemba ubuzima bwose ku isi. Ibinyuranye n'ibyo ijambo ry'Imana riduha icyizere gishimishije cy'uko ababi barwanya Imana ari bo bonyine bazarimburwa n'imbaraga zizaba ziyobowe nayo. Igitabo cya Zaburi umurongo wa 37 umurongo wa 9 n'umurongo wa 10, cyangwa Zaburi 145 umurongo wa 20. Hari imbaga y'abantu benshi bo mu mahanga yose bazarokoka isohozwa ry'urubanza rw'Imana kuri hari Magedoni. Hanyuma Yesu azabaragira kandi abayobore ku buzima bw'iteka muri paradizo ku isi. Ese ntiwakwifuza ko umwe muri bo? Birashimishije kumenya ko ibyahishuwe bigaragaza ko ibyo bishoboka. Ibyahishuwe umutwe wa 7 umurongo wa 9 n'umurongo wa 16 n'umurongo wa 17.